ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirambobera arabanura Imana yambwiye ngo nimbwira abapasiteri nimbwira abarimu ndetse n'abashumba ko Imana igikomeje kurobanura igiti Imana itateye cyose izakirandura Pesta ya winevo sanse doveri ya siremando ya sika urigerere urime nitakuwa to pasta ya boni nushaka ko tujyanayo iyane wiyane mwiringira gukiza ubu iyane wihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuhuke ngo tuzabane mw'ijuru wihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerere ugutururuhuke ngo tuzabane mw'ijuru wihane Mana ishimwe muririnda aravuze ngo niba ushaka ko tujyanayo haleluya wongera ufata ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye Imana ishimwe hanyuma dutangiranye reka tuvuge ngo niba ari korasi ariko noneho dutangiranye indirimbo iri kuvuga ngo nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziranyitaba Imana ishimwe uyu munsi wa none imbabazi z'Imana zongere zikwitabe imbabazi z'Imana zongere zikugereho aho waba uri hose imbabazi z'Imana izo mbabazi urazikeneye Imana ishimwe hanyuma duhaye ikaze abantu bose badukurikirana ku Bahetse official abantu bari hanze mu bihugu bitandukanye abari mu Rwanda mwese tubahaye ikaze birashoboka ko waba ubabaye waba ufite intambara ibibazo n'ibigeragezo uyu munsi reka twongera tukwihanganishe tukubwire ngo komera Yesu aracyafite imbaraga zo kugenderera abantu bafite ibibazo bafite intambara ndetse n'ibigeragezo reka dusenge Imana Mana data wa twese uri umurengezi mwiza uri Imana ifite imbaraga muri iki kiganiro uri kubane natwe utwimane kuko witwuwera kandi turakwinginze cyane ngo ufungure amatwi ya benshi data wa twese uri mu ijuru nasomye estance tope esta ya winevo sanse doveri ya sire mando ya sika urigerere uri imeni takuwa tope nevonianse eta bove sanse contre bove Jamba ryawe rirambwira ngo Mana ya Yakobo gucaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhwera hari ibyo ukwiye gusinziriza guhwera uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu amen hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana ari hano muri Luka ibice 9:57 na 58 mutwe w'amagambo aravuga ngo gukurikira Yesu ntibyoroshe bakiri mu nzira umuntu aramubwira
aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka bifite ibyari ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Imana itugirire neza, muvugire ngo amen. Jambo ry'Imana rivuze ngo iki? Jambo ry'Imana riravuze ngo nuko bakiri mu nzira, umuntu umwe abona Yesu, ngo arangije aramusanga aramubwira ngo ndagukurikira. Yesu amwitegereje asanga nta ntego afite yo kumukurikira koko, ahubwo ashaka kugira ngo amucumbikire kugira ngo abone aho yirarira. Ngo ariko Yesu arangije amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo ingunzu zifite imyobo zibamo ndetse n'ibiguruka bifite ibyari bibamo, ariko umwana w'umuntu ngo ntafite aho kurambika umusaya. Yesu ari kukubwira ngo reka kuvugisha Yesu amagambo yonyine, ahubwo ashirana mu bikorwa. Yesu yarakwitegereje asanga uri kumuvugisha akanwa, uri kumwatuza akanwa, uri kubwiza abantu akanwa, ariko gukiranuka ntabiri muri wowe. Imana ikugirire neza. Tope estaya bone sansedo veri ya silemando ya sika. Yesu akugirire neza cyane. Umva wa mugabo we, wa mupasiteri we, ndakubwira nanje nibwira niby'akanya gato bikagira ute bikarangira. Yesu akugirire neza. Kandi reka nongere mbabwire ngo Yesu arimo arabarura. Imana yambwiye ngo ninze mbwira abantu ko bari kushungurwa. Bamwe bari ku minzani, bandi bari ku ntara, barimo barashungurwa. Ikibabaje nuko iminzani irimo ibajugunya. Yesu akugirire neza. Ikibabaje nuko Yesu arimo kugenzura agasanga ntabwo uri amasaka ahubwo uri inkumbi. Reka mbabwire ngo Yesu arimo aragenda abarura. Ikibabaje nuko benshi bari mu ishuri ariko bakaba bari gutsindwa. Imana ibagirire neza. Uri murifuza gukurikira Yesu ariko nta ntego ufite, nta kwihana ufite, nta gukizwa ufite. Yesu arashaka ko uva mu rungabangabo ukareka kuba nyamujijya n'ino, ukamwemerera ukaba mu murimo w'Imana. Yesu akugirire neza, ndetse Yesu akwambika imbaraga. Wabaye umunyamagambo, warateranyije, Imana yarakwitegereje, usanga ntushushe, isanga ntunabize. None rero ubwo udashushe kandi ntubire, Imana igiye kukuruka. Yesu akugirire neza cyane. Naringuzana ijambo rivuga ngo ongera winginge Imana ikugirire neza. Yesu arashaka ko uhagarara wemye. Yesu arashaka kugira ngo uhagarare mu mwanya wawe. Hari ibyo watakaje. Imana yakubanaga mu murimo, ariko uyu munsi wa none ntabwo ikukubona mu murimo. Uri muntu ki? Imana ibagirire neza. Imana yambwiye ngo ninze mbwire aba bantu babonye impinduka yo muri ADEPR, magambo akaba amagambo, bagakuza amagambo. Imana yambwiye ngo ibashize ku ntara, buri muntu wese agiye gushungurwa. Buri muntu wese agiye gushungurwa, kandi burya umuntu wese azahemberwa ibyo yakoze. Imana ibagirire neza. Reka mbabwire ngo Imana yaravuze, ahubwo ntabwo izakoresha ibiti n'amabuye, izakoresha abantu basohoza inshingano Imana yagize ute yavuze. Imana ibagirire neza. Kandi Yesu abambitse imbaraga. Yesu arashaka umwanzuro wo kwihana. Ariko abantu benshi Imana
imana ibashize ku ntara barimo barashungurwa imana yabateje ubukene bandi bateza ibigaragazo bitandukanye ibashyira ku minzani mbese kuri iyo minzani uhagazeho uyihagazeho gute ishungurwa uriho urihagazeho gute imana ikugirire neza cyane hari uburyo imana igiye gushira ku ntara ikavuga ngo reka mwitegereze hanyuma rero bikarangira utsinzwe ubukene butumye ugira utsindwe wihanganiye byinshi ariko ikintu kimwe kirakunaniye imana ikugirire neza cyane subiza shitani ibyayo niba atari nk'ibyo itungurwa rikugezeho subiza shitani ibyayo niba atari nk'ibyo itungurwa rikugezeho subiza shitani ububeshi niba atari nk'ibyo itungurwa rikugezeho imana ikugirire neza amen muririmba aravuze ngo subiza shitani ibye ngo niba atari nk'ibyo itungurwa rigize ute rikugezeho imana ikugirire neza imana yambwiye ngo ninza abwira abantu barambiwe ngo mbese ko murambiwe ngo mbese imana yo kitigeze ibarambirwa tope esta ya bonesire elewa ngo mbese iramutse ibarambiwe mwahungira hehe yesu abagirire neza muririmbyi umwe arangije yitekerezaho abona muri iyi nzira biragoye abona muri iyi nzira biraruhije arangije aririmba indirimbo ikomeye aravuga ngo mugenga w'abagukurikiye amabuye y'umwanzara ndembeje tugeze aho gusiganirwa nabona gupfa byambere inyungu mugenga w'abagukurikiye amabuye y'umwanzara ndembeje tugeze aho gusiganirwa nabona gupfa byambere inyungu oya wirambirwa oya wirambika emera unambutse kuko ari byo uzahemberwa yesu akugirire neza yakubwiye ngo emera unambuke kuko ari byo uzagira ute uzahemberwa imana ntiyobeye ko turi guca mu bigeragezo imana ntiyobeye ko turi guca mu ntambara ibyo byose irabizi ahubwo komeza unambuke ukomeze urugendo imana ikugirire neza sifa kwa Mungu yesu akwambika imbaraga nasomye ijambo ry'imana nanone riri muri Luka 11 ni muri 11 umurongo wa 42 yesu akugirire neza 42 cyangwa 45 aho ngaho havuga ngo reka tuhasome muri Luka hatubwira ku bafarisayo ni 11:42 aravuga ngo ariko muzabona ishano bafarisayo kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isoge na nyiragasogereza n'imboga zose mukirengagiza gukiranuka no gukunda Imana ibyo mwari mukwiriye kubikora nabyo na bya bindi ntimubyirenga ntimubireke muzabona ishano bafarisayo kuko mukunda intebe z'ibyubahiro mu masinagogi no kuramukirizwa mu maguriro muzabona ishano kuko mumeze nk'ibituro bitagaragara abantu bakabigenda hejuru batabizi imana itugirire neza cyane muvugire ngo amen amen iri ni ijambo ry'Imana ryavugaga ku bafarisayo aba bafarisayo bari bazi amategeko ariko kuyica bakaba bambere ngo bari bazi gusobanukirwa bakamenya gutandukanya icyaha ndetse n'igisa nabyo ariko kubikurikiza ntibibe muri byo imana ibagirire neza umufarisayo uzi amategeko umufarisayo uzi ko
imico agize ute ayazi. Yesu akugirire neza, Yesu akugirire neza. Ng'abantu bari mu masinagogi bahagaze ku byubahiro, yemwe abapasiteri muhagaze ku byubahiro. Imana ntabwo izakomeza iruhanya namwe, yemwe mwabari mumwe ntabwo Imana izaruhanya namwe. Bapasiteri, badiyakoni, bakirisitu, ntabwo Imana izakomeza kuruhanya namwe. Imana iracagosora, Imana ibinjiyemo ibakubise umurabyo. Imana ibagirire neza cyane. Reka mbabwire ngo inguba ndetse topasta ya bonesire n'amashanyarazi iyo bihuye bikora sirikwe. Ngutangarije iryo tangazo, mubwire ngo inguba ndetse n'amashanyarazi iyo bihuye bikora sirikwe. Yesu akugirire neza. Yewe wa mufarisayo we, yewe wa munyamagambo we, Imana yarakwitegereje usanga ni umufarisayo. Isanga wabaye umufarisayo wo mu itorero, sanga uri umufarisayo w'umubeshi, sanga uri umufarisayo w'umunyamagambo. Abantu bafite uburozi bw'amagambo bwo kuvuga, abantu n'abarozi barimo baragenda baroga abandi mu buryo bw'amagambo. Yesu akugirire neza. Tayi bonesanse, Imana ikugirire neza. Abantu barashogoye, abantu barananiwe, Imana yarabitegereje isanga mwabaye abafarisayo bazi amategeko ariko kuyica bakaba bambere. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo ninze mbwira abantu bakomeje kwihanganira mu murimo, reka mbabwire ngo burya hari uburyo babavuga, hari uburyo babataka. Iyo bakuvuze baba bagusunikira mu mugisha, baba bagusunikira mu byiza Imana yakuvuzeho. Uzamenyekana gute? Imana ikugirire neza. Nibaramuka bakuvuze, buri muntu wese azajya kureba wa muntu bavuze, burya Imana izaba iri kukwamamaza. Yesu akugirire neza. Niba uhagaze mu murimo neza, iturize, shikama, bwira Imana, rindira Yesu azagusubiza. Imana ishimwe cyane. Bantu nimurwane intambara, muyirwane bucece. Yesu we yaritegereje, yitegereza umuntu wari wifuje kumukurikira, asanga arangije aramubwira ngo rero ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka bifite ibyari bibamo, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Yesu yabuze aho arambika umusaya mu buzima bwawe. Yesu yaragushatse arakubura, aho yagusize siho uyu munsi ukiri. Imana ikugirire neza. Tugiye gusenga, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga. Yesu akugirire neza. Yesu yongera kwimana, Yesu ahembura ubuzima bwawe. Mbese urashaka guhembuka? Urashaka gusengana natwe? Urashaka kwinginga Imana? Urashaka kubwiza Imana ukuri? Estaya winevo sansedo veriasire. Haracari ibyiringiro ku bantu bubasha Imana, haracari ibyiringiro ku bantu bayihendahenze, haracari ibyiringiro. Reka nkubwire ngo Estance, tugiye gusengana Imana. Imana ishimwe. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi. Uri umukozi w'umuhanga, witwa Elohimu, witwa Adonai. Uri imbaraga zacu, uri imbaraga zo kwizera, uri imbaraga z'abasabyi. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turakwinginze cyane ngo ubane n'abantu bawe, dusengeye abantu bawe ngo bagirire neza. Benshi bakure mu rungabangabo, barananiwe, baracogoye, ariko nta wundi wabakura mu rungabangabo. Haleluya. Tope Estance, ni wowe ufite uko ubigenza bikemera. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze gumana natwe, turengere muri byose, urengera abantu bawe. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu.
amen. Birashoboka rero ko wakwifuza ko dusengana, wanshakira kuri 0788 51 34 65 0788 51 34 Imana ibaho umugisha rero, ntibibagirwe gukora subscribe, like ndetse na comment. Yesu aduhane umugisha. Shalom.